nitwa coach cyangwa se missionnaire Jean Bosco. Ayo mazina yombi impamvu nyavuze nuko hari abayakoresha mu kumamagara bitewe n'aho twahuriye. Ndi umissionnaire rero nkuko nabivuze haruguru, ariko intego ya misiyo byanjye nuko nifuza ko abana bo mu Rwanda, abanyarwanda muri rusange, abasore, ingimbi, ubwo n'ibyiciro by'abana muri rusange dufite mu gihugu, bagira ubumenyi butandukanye ku by'imyitwarire n'imibereho y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ahangaha hari ibyiciro bitandukanye umuntu agenda akorana nabyo, ashaka gukorana nabyo. Harimo ibyiciro by'abana bari désespérés cyangwa se abana batagifitiye icyizere, abo twita vulnérable. Abo harimo abana ku mihanda, harimo abanyeshuri biga mu mashuri ko batifitiye icyizere cy'ejo hazaza ngo bumve ko hari icyo bakora bakakigeraho. Hari n'abandi bari muri kariyeri runaka cyangwa se mu byiciro bya kariyeri runaka, ibyo twita kariyeri cyangwa se ibyo twita impano, imikino y'impano. Rero kubaho ntabwo ari amahirwe, kubaho ntabwo ari betting, ntabwo ari ugutombora, ntabwo ari ukubaho uko ubyumva, uko ari amahirwe, uko bukeye. Ntabwo turiho nk'abambara ubukeye, ahubwo turiho nk'abantu bafite impamvu zo kubaho. Kimwe rero muri byo nuko iyo umaze muri life coaching twigisha abana mu by'ukuri gufata inshingano ku buzima bwabo hakiri kare, kugira ngo imibereho yabo batazicuza impamvu babayeho ubuzima barimo. Ari niyo mpamvu mu ikipe nk'iyi ngiyi y'umupira w'amaguru ho biroroshye cyane ko umwana afite kariyeri, afite icyerekezo, yagize amahirwe mu by'ukuri, atandukanye n'abandi bataramenya kariyeri cyangwa icyerekezo cyabo aho kigana. Rero iyi nama ikomeye cyane ni uko ibintu byose babikora badacogora, kuba constant, kuba umuntu umenya intego yawe, ugafata icyerekezo kandi wamara kugifata ukagihagararamo, ukagikoreramo. Ni uko u Rwanda rwazamutse, ni uko u Rwanda rumeze. U Rwanda ni igihugu ubu ngubu kimaze kuba igihugu, nakwita ko ari igihugu giteye intambwe cyane ikomeye, kiri mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ariko kirimo no gukura bigaragara. Rero impamvu yabyo nta yindi nuko twigishijwe n'umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame, turamukunda twese abanyarwanda, atwigisha kuba abantu bahera ku busa bakagera ku kintu gikomeye. Ni mu rwego runaka dukora iyi nyigisho kugira ngo nibura iyi ngiyi turimo twiga yitwa champion, cyangwa se umuntu ugomba kuba uri mu kurwana, mu guhatana kugira ngo agire ikintu ageraho. Abahungu rero cyangwa se n'abakobwa nabo baba barimo, kugira ngo mu by'ukuri kariyeri yabo igende neza, bisaba ko bigishwa ni gute umuntu yiyemeza gufata umwanzuro w'ubuzima agiye kubamo, ni gute umuntu abuhagararamo, ni gute umuntu abugumamo, ni gute umuntu abigeraho. Ese intambwe zo kubigera kuva hano njya hariya kugira ngo nzabigereho bigenda bite? Kubigisha no kubatoza iyi gahunda ya life coaching bituma umwana understanding cyangwa se yumva neza ibirimo hagati, ukuntu azabyitwara. Ese nihaza femu nzayitwaramo gute? Ese nihazamo ibishuko nzabyitwaramo gute? Ndagira ngo umuntu wese mu by'ukuri numva nashishikariza abantu bose, ibyiciro byose, mu bigo bitandukanye, mu madisipline atandukanye, kugira iri somo kuko ni ikintu cy'ingenzi kandi yafasha mu kubaka no kuzamura neza umusaruro. Tugita increasing. Njyewe amazina yanjye banyita Ngoga Sabe, nkaba ndi umukinnyi. Maze igihe twiga ibintu kandi biradufasha bya life coaching. Akenshi ibi bintu ikintu bidufasha, rimwe na rimwe ducika intege nk'abakinnyi b'umupira, icyo kintu kibaho. Ariko iyo ibi bintu ufite imana mu biganza byawe, ntabwo ujya upfa gucika intege. Ikintu numva life coaching yamfashije cyane ku giti cyanjye cyihariye, ngiye numva ko iryo jambo gukora ibyiza ubudacogora ryakongerera esprit zo gukora imyitozo, ikagufasha gukora cyane. Njye akenshi hari igihe ncika intege nka gutya mu buzima busanzwe, imikinire ukabona ari ukuntu buriya muri kariyeri umukinnyi ajya hejuru akajya muri aniforume. Ariko akenshi uri muri life coaching ukumva ko Imana ikigufiteho umugambi, ntabwo ujya upfa gucika intege. Ni uko ibintu byose dufite ari Uwiteka wabiduhaye, kandi ibintu byose tuzageraho biva mu kuboko kw'Imana. Kuva natangira kwiga life coaching, itandukaniro ryanjye na mbere hose
nari umuntu udakorana ibintu umuhate, nari umuntu udakora imyitozo uko bikwiye, n'ibitekerezo byanjye ubona ko byazamutse kuko namenye Imana mba hamwe nayo. Ubu ngubu ndakora cyane kugira ngo nkore ibyiza ubudacogora mpanye n'Imana yandemye.